Vlad Dracula, umwami wayoboye Warashi inshuro 3 zitandukanye kandi mu bihe bitandukanye, yishe ibihumbi n'ibihumbi by'abanzi be abashinga ibiti binini bisongoye mu gatuza. Abanzi be bamwitaga umwana w'ikibi kubera inkuru ziteye ubwoba zagendaga zimuvugwaho. Bivugwa ko yaba yarakundaga amaraso. Guhera mu kinyejana cya 14 inkuru z'uyu mwami zaje kuba kimomo mu Burayi hose. Tugarutse gatoya muri iki gihe turimo, uyu ni Don Henry, ndi vampire mu maraso y'abantu. Hari imiryango myinshi yacu itari muri Amerika yonyine ahubwo mu isi yose. Tuzi ibyo dukora, nitujya hanze guhiga inzirakarengane, byose tubikora mu mazu yacu. Henry yemeza ko amaraso y'abantu babyemeye bwe, kandi yemeza ko izuba ry'amanywa rimuhumanya. Don Henry yavutse kuri 27 z'ukwa munani 1975 muri leta ya California. Akaba ari umunjeniyeri kandi abamuzi bahamya ko akora nijoro gusa. Nshuti wo ukurikirana iki cyegeranyo, banza ukande subscribe kuri iyi channel yacu kugira ngo azagirana kimwe mu biganiro kigucika. Mu 1897 Bram Stoker, umwanditsi w'umunya-Irlande, yaje kuba uwa mbere washyize mu nyandiko ijambo vampire mu gitabo yanditse yise Dracula, ashingiye ku nkuru zavugwaga kuri Vlad Dracula wavugaga ko yaba yari vampire. Ese izi nkuru Bram Stoker yashingiyeho ko zaba zarizo? Ese koko ibiremwa cyangwa amavampire abaho? Inkuru iri muri iki gitabo ivuga ko Dracula yari igikomangoma akaba ni vampire ryo muri Warashi. Iryo vampire ryatangiye kujya rivaho ryari rituye ikajya rijya gutera mu Bwongereza. Dracula yatangiye kujya atera abaturage ndetse atangira no guteza umutekano muke muri ubwo bwami bw'Abongereza. Nyuma yo kwataka umukobwa mwiza witwaga Lassie Westerner nawe wahise ahinduka vampire, Dracula yatangiye gushaka uko yakwataka inshuti ye yitwaga Mina Harker. Uyu Dracula nawe rero yaje gutangira gukurikiranwa n'umunyamategeko cyangwa se umwavoka witwaga Jonathan Harker, akaba yari n'umugabo w'uyu Mina Harker. Ubwo nibwo muri icyo gihe umuscientifique cyangwa umuhanga w'Umudage ari we Van Helsing yaje kubwira uwo munyamategeko ko uburyo bwonyine bwo guhagarika Dracula ari uko yashaka igituriro yihishagamo ku manywa, yarangiza akamutera umwase munini usongoye mu gituza ibumoso ahagana hejuru aho umutima uherereye. Nyuma umunyamategeko yaje kuhamenya, nawe niyazuyaje ahita amwica. Nubwo yari amwishe, uwo Dracula yari yarahinduye abantu benshi. Tuvuye kuri iki gitabo, iyo bavuze vampire muri make uhita utekereza ikiremwa gisa n'umuntu, amabwene manini hasi no hejuru, amaso asa nk'ayaka ndetse gishobora no kuguruka. Ariko ikiziranga cy'ibanze ni uko ari ibiremwa bitungwa n'amaraso binywera mu mutsi munini. Umwe mu yigize umuntu uzwi nka Jugular Vein uriwe ni vampire ahita apfa ndetse nawe agahinduka vampire. Vampire kimwe mu biremwa bizwi nka créature de la nuit kuko bigenda nijoro gusa. Nubwo bitagiye bivugwaho rumwe n'abantu batandukanye, aba-archaeologist cyangwa se abahanga mu bushakashatsi bw'ibisigazwa bemeza ko amavampire ari ibitekerezo cyangwa se myths. Bavuga ko nta shingiro bifite, ahubwo ari inkuru zagiye zicicikana mu bantu mu binyejana n'ibinyejana. Ariko rero hari abemeza ko ari amavampire ubwabo, ndetse hari n'ibintu bitangaje byagiye bibaho byerekana ko ibyo biremwa byaba bibaho. Amavampire ngo ni ibiremwa bibaho ubuziraherezo, ariko nayo agira intege nkeya nk'uko tugiye kubibona. Atinya umusaraba, ikirori, urumuri rw'izuba cyangwa amazi matagatifu yera yahawe umugisha. Amavampire yakwicwa no gushinga ibuye risongoye cyangwa igiti gisongoye mu mutima wayo, akicwa no gucibwa umutwe cyangwa gutwikwa ku zuba, ikibuye kinini ugikubise mu menyo yazo, ndetse ngashobora no kuba atinya za tungurusumu. Hari izindi nzira nyinshi zivugwa ko zayica, ariko ibyo navuze nibyo bizwi cyane. Abenshi kandi bemeza ko abantu bo guhera mu kinyejana cya 14 babaga bafite ubumenyi buhagije ku cyateraga indwara z'ibyorezo nk'igituntu. Bizeraga ko urupfu ruterwa n'amavampire
ngo bashobora kuba batari bazi mbese icyateraga urupfu. Ariko bitandukanye n'ibi, mu mwaka w'1985 muri leta ya Florida, umuntu wari witwariye akamoto mu ijoro yahuye n'umukobwa muto aziritse amapingu, yambuwe imyenda ye kandi ari kugenda bigoranye. Yahise amujyana kwa muganga. Ari naho Lieutenant Nabo Luther na mugenzi we bakurikiranye iyo kesi. Abaganga bemezaga ko umukobwa yari ari mu byago byo gupfa kubera kubura amaraso. Ku myaka ye 19 yabwiye abakurikiranaga kesi ye ko yari ari kwigendera mu muhanda ahura n'umugabo wari wambaye neza amuha lift, ariko akomeza avuga ko umugabo bari bahuye yamuteye ibintu akaza kugwa igihumure. Nyuma yaje kwisanga ari ahantu mu cyumba umuntu ari kujya amukuramo amaraso ndetse akanayanywa akoresheje urushinge ruzwi nka seringi, ndetse byaje gukomeza mu masaha make. Nyuma gato wa mugabo yaje gusohoka mu cyumba amusigamo ariko akiziritse. Nuko nyuma umukobwa yaje gutoroka anyuze mu idirishya, cika gutyo ahita yirukira mu muhanda bamusanze. Mu mateka muri rusange hagiye hagaragara ibindi biremwa byinshi mu bihugu bitandukanye byabaga bifitanye isano ya hafi n'amavampire. Kadufata ingero duhereye mu Bushinwa. Mu mateka y'Abashinwa twahasanga Jiangshi, izwiho kuba ari umubiri w'umuntu uba warazuwe kandi izwiho kuba yaragendaga isimbu. Jiangshi yabagaho ryari rero? Jiangshi yabagaho iyo umuntu yapfiraga kure y'umuryango we kandi nta bushobozi umuryango we ufite bwo kumutegera ngo bamushyingure hafi yiwe. Byatumaga rero umuryango we usaba umunyamasengesho cyangwa prêtre taoiste ngo amusubizemo ubuzima ava iyo yabaga yarapfiriye agere mu rugo iwe. Iyi mihango yakorwaga nijoro gusa ko na Jiangshi yagendaga nijoro gusa. Jiangshi yazaga isimbuka idashobora guhina amaboko cyangwa se amaguru ko yabaga iri muri rigor mortis state. Si ibyo gusa, hari igihe yagarukaga ije guteza ibibazo mu muryango wayo cyangwa se Jiangshi ikaruma umuntu mu nzira. Iyo bashaka guhagarika Jiangshi cyangwa kuyica bayerekaga indorerwamo. Jiangshi yatinyaga kwireba ishusho yayo muri miruwari. Ikindi cyayicaga ni amaraso y'imbwa y'umukara, vinegre cyangwa umutayiwista akayishyira ubufindo ku gahanga ku buryo itazashobora kongera kugenda. Dukomereje muri Amerika tuhasanga Mercy Brown. Mu 1892 ikirwa cya Rhodes, abantu bo mu muryango wa George ndetse na Mary Brown bapfuye bakurikirana. Habanje gupfa umugore wa George Brown ariwe Mary Brown, hakurikiraho umukobwa wabo mukuru ndetse na murumuna we Mercy Brown aza gupfa. Inshuti rero n'abaturanyi batangiye kuvuga ko impamvu abo bantu bapfuye gutyo ari uko umwe muri bo yari vampire. Byatumye rero abaganga, abashinzwe umutekano ndetse n'abandi bajya gucukura aho abari barapfuye bari bashyinguye. Babanje gusanga nyina wa Mercy Brown ndetse na mukuru we imibiri yabo yarashenze. Bageze ku mubiri wa Mercy Brown basanze utarashenze ndetse ukiriho n'amaraso mazima. Ibi rero byatumye abantu benshi ndetse barimo na se wa Mercy Brown bemeza yuko uyu yari vampire, dore ko na nyuma murumuna wa Mercy Brown nawe yaje gupfa. Gusa bamwe mu bahanga bemeza ko abantu bo muri uwo muryango baba barishwe n'igituntu nk'uko cyari kiri guca ibintu muri iyo minsi, kandi ko Mercy Brown yaba yarashyinguwe ahantu habaga urubura rwinshi ndetse n'ubukonje bwinshi. Ariko ibi byabujije abantu gufata ibice bimwe na bimwe byo mu mubiri we akabitwika kugira ngo atazagaruka ukundi. Hassan Bossa ni ibiremwa bimeze nk'amavampire bizwi n'abantu bo muri Ghana, Cote d'Ivoire na Togo. Ndetse ngo Hassan Bossa zageze muri Jamaica mu kinyejana cya 18 biturutse ku icakara waba warajyanywe. Zizwiho ko zifite amenyo y'ibyuma, imisatsi miremire itukura ndetse n'inzara z'ibyuma. Hassan Bossa kandi zituriraga mu biti ndetse zikataka n'abantu zibaturutse hejuru. Imyaka 800 mbere ya Yesu cyangwa Yesu, abagereki bemeraga ko ibiremwa bitaga Vilcuracas byabateraga basinziriye. Batekerezaga ko iyo umuntu yapfaga yashoboraga kugaruka mu buzima yarahindutse ikindi kiremwa giteye ubwoba, ariko cyane cyane iyo yabaga yarabayeho hari umunyabyaha cyangwa se mu buzima bwe yarariye ku nyama z'inyamaswa yishwe n'ikirura. Ibi rero byarizerwaga cyane ko mu bice na bimwe wasangagaho abantu bashyinguwe barateretsweho amabuye ku mutwe, ku nda, ku maguru kugira ngo batazikuraho bashyinguwe cyangwa ngo bagaruke guteza ibibazo mu miryango yabo. Mu mateka y'Abahindu cyangwa se abantu bo mu Buhinde tuhasanga vetara. Vetara zabaga zisa n'amavampire. Vetara zihishaga mu mashyamba zikajya munsi y'ibiti. Vetara zagiraga mu maso hasa n'aho imbere. Iyo vetara yahuraga n'umuntu cyangwa se ikindi gisimba zakinjiraga mu imbere. Umuntu wabaga utuwemo na vetara cyangwa se inyamaswa iyo yapfaga ntabwo umubiri we wabaga wayenga mu gihe vetara ikiwutuyemo, kandi vetara yawuvagamo igihe ibishakiye. Mbere y'uko tukubwira akamaro vampire zagiye zigira mu mateka y'isi, twagusaba gutanga comment kuri iki kiganiro cyane
nimba hari ikindi cyegeranyo wifuza ko twazawukorera. Nta gushidikanya ko rero amavampire yagiye atavugwaho rumwe n'abantu benshi batandukanye, ariko rero inkuru zagendaga ziyavugwaho zagize uruhare runini mu iterambere ry'ubucuruzi bw'inzandiko zagendaga ziyandikwaho, ibyo twita literature fictions, ndetse n'iterambere rya motion pictures cyangwa filime zitandukanye zagiye zikinwa natwe twakunze.